yagenze amahanga ntahatagiye aturufa azagaruka akubira ntabwo ari byo naho umwana icyamujyanye we n'ubwoba bwo kubura igisobanuro kindi atwite ukabura bisobanuye nibyo hari ikindi se ariko se uriyongegera ujya he nakubwiye ngo ntunkoreho papa natambabarira rwose tuganire utankozeho ako shiri unashize iminsi irenga 3 kuko tutabonana ubu naze nakwegeye nashaka kuganiriza neza nk'umuntu ugukumbuye mumbwire umuntu ushaka kumukoraho iminsi irenga 3 none yabaruzi ko niyitati zakuba iminsi 100 igihumbi ntashobora kongera gusubirana nayo kubera ubugome bwawe nabwo ngiye nemera kuko ndandazira iki twaganiraga ibindi ntabwo ingibi byacu byari birimo ibi nabyo zabishakira umwanya wacyo ubwo uri kwisuragiye nikubitase subona wowe aho urambabaje nzakwishyura urabeshya ubuzima bwa Gadori mu kaga nicyo kintu gitumye nkwamagara nta kindi uvuze ikindi ntago ameze neza ntabwo ari ikibazo cy'uburwayi cyangwa tuza ncambwira n'umukunzi ari ibintu byose bitware gakeya mbanze nkohereza amakuru ubona ahantu hera ujya kumubaza bamushimuse ncambwira ndatanga amafaranga yari yose ibintu byose ntabwo kimurwa n'amafaranga sibyo banze unyumva Gade rero njye ninjye hano mu nzu mbona afite igihunga hari guhumeka insigane nkibaza se Gade byagenze bite ese ajya agira ikibazo cy'umutima nkaba nabizi nta by'umutima arwaye ahubwo bishoboka ari umuntu uri kumutera ubwoba bitewe n'ibibazo runaka baba bafitanye kuko yambwiye ngo ibintu bamutumye natabona mu minsi 3 n'ubuzima bwe burabura ko ubwo umuntu ameze ate ntabwo nigeze mpura nawe kuko njye no kugira ngo njye ninjire mu hano ibibazo nabajejwe ni nk'ibyo wagira ngo ni ubushinjacyaha uri kubimbaza ese umuntu yaba yaramukoreye iki gituma amutera ubwoba nyine ukabona ko umuntu yahungabanye Gade ntiyari mu bibazo by'amafaranga mu minsi ishize kiko ako twabiganiyeho namubwiye ko ngiye kubikemura ashobora kuba ari nk'umuntu yagujije amafaranga akaba ari kumwishyuza yamwishyuza akamutera ubwoba ku buryo umuntu w'umugabo papa se nawe ukabibona cyangwa mo kimwe bya boro bye bya IT akaba yarabikoresheje agasikaminga abantu bakaba bari kuza kumutera uyambuje gukingurira umukunzi wanjye niki kintu se gishobora kuba cyatumye nawe uratukana uzi ko iyo nkwitegereje neza nkareba mu maso nareba n'umukunzi wanjye mbona ari we musikama uko nyine bisabye uzi abatipe b'inzoga ukuntu bajya babeshya umukunzi wanjye ntabwo yabikora naho komeza unyatake ujya ntabwo ari uku kwataka yive nyine gerageza uza ahantu Gade ari uzi ubuzima arimo kujya nyine nsobanurira rero ukuntu ibintu bimeze nutagira icyo ukora Gade uramubura rero ibintu ntabwo nakomeza kubyihererana ko umuntu wari Gade aramutse agize ikibazo ninjye bahita baza kubaza ko tubane undi muntu wa kabiri ni wowe kubera ko uri umukunzi we ivi nisere ko nta kintu wagize umukunzi wanjye ko ntabwo ndi kukwizera cyangwa nawe wamugambaniye umeze neza wikoreshwa n'umujinya kano kanya Ngase mama ndakumva mwana wanjye umeze neza se nakubwira ko meze neza n'imvange rimwe meze neza ubundi si meze neza biraho nyine biravanze si mama kumva cyaje baraganira n'uriya mugabo wawe nako rero reka mukosore mwana wanjye kandi ibyo bintu ujya ubikora nk'iyo umbwira ushaka kuvuga kuri papa wawe ngo umugabo wanjye wabuganira naso ushaka kuvuga kuri mama ngo umugore wawe ese urumva ari ryo jambo ariko uzi ko amahanga ari mabi ese natakwiga muri mu Bwongereza nibyo byakugize umuzungukazi cyangwa umunyamahanga ese mama so wawe wajya uvuga mama ukavuga papa ukavuga daddy cyangwa mami cyangwa ababyeyi ibintu nk'ibyo umugore ngo umugabo ngo wa mugabo nimuravuga basi reka tugaruke nsaba imbabazi babarira bikwiye ku mutima uzongere pe niba ni mama ni mama niba ari daddy ni daddy niba ari umubyeyi ni umubyeyi mama byarangiye ariko nawe it's okay ndakubabariye sheri wanjye okay wigeze uganira na papa kujyanye n'iki wacyagiye biriya bintu byose byabo nyine ntabwo ndamubabarira urebye yigeze agusaba n'imbabazi wapi aho mbese we ibintu akora ni nk'utujeste tunyereka ko ashaka nko kunsaba imbabazi ariko gutungutsa mu kanwa ngo mbwire ngo mbabarira kandi kumbabarira kwe nuko agomba kunyereka
icyo twapfuye akambwiza ukuri akambwira ati imitungo ibyo twapfuye ni ibingibi iraha n'aha ifite agaciro kameze gutya ibyo nkabimenya ibyo rero nizo mbabazi ubundi igihe nakamuhaye abohotse akambwira gutyo mu gihe atarabimbwira rero cye biragoye. Mbese mama urabona bino bintu bizarangira bite? Baza nkubaze nanjye nata none se turi kuba tugiye kurya tukarya mu byiciro Kereka njye nikomeze iyo ntishimye ntabwo nasangira n'umuntu cyangwa tunaraye n'umuntu. None se mama reka tujye inama sibyo? Urabona bino bintu nihazamo guhangana hari ikintu mwazakuramo ubona nta nyungu zirimo. Reka tubihe iminsi nata reka tubihanga amaso hari igihe wenda bizagira iherezo ni nkuko n'ibindi byaje ura nta mvura idahitana nijoro ridacya. Uramubabarira gute nta mubazo yagusabye kubibugora? Uzi se buri kiba kiri bukurikireho mami nuko ngewe mubabarira nkabohora umutima wanjye ariko ikintu bijyanye no gusabana no kugira gute apana. Mama nukuri kuvuga gutya ariko muri guhimana bita nta kintu kirimo pe niko kimana kandi ikintu kibabaje nitwe tubiza kuza kuvambera njye nabitekereje. None icyifuzo cyawe ni ikihereye okay banza ubwira uko mubihomberamo nurangiza umbwira icyifuzo cyawe. Indyarya imwe n'indyamiriza nujyana ibyo bintu by'uburakari n'ibyo ukabijyana imbere ya Gade nawe araza gukomera. Nizeye yuko nta kibazo yagize. Okay, wicarane nawe muganire mushake problem solving ibibazo byanyu. Cyangwa uri so wabimutebwa ngubwo? Mutera ibikizi nta bibazo twari dufitanye muri iyi minsi. Neze ibe dukora ikibazo tureke kwitana wa mwana. Gira ikintu dukora. Okay. Gira ikintu buri kimwe cyose amafaranga yose ibintu byose byanshira ariko Gade kamera neza. Reka mbwize ukuri. Ndakwingiye. Kano kanya ikintu Gade akeneye ntabwo ari amafaranga. Akeneye ikindi kintu kitari amafaranga ibyo ari byo byose. Iki. Wowe genda uganire nawe mwumvikane akubwira ibibazo byose afite. Kuko njye ntabyo nzi yanze kubimbwira. Ubu ari bunyumve. Ndamuheraye kuzi yuko ari ukuntu ari complique. Kuzi yuko nyine ntajya kumubwira akazamuka ngo ndi kumwinjirira ngo biki nise nkawe kuri umushiti we uri umugabo mugenzi we nakuri umusore mugenzi we wamfasha ukamuganiriza basi nyine ntabwo yumva. Ikintu rero nakoze ni kingi yari yamuje kwagira n'umuntu kamamagare mama we basi aramukora yikiza. Ibyo byose urimo ni imibare y'ubufu. Shyira telefone hasi ntibikurengeho. Duhamagare polisi se ikora iki basi uwo muntu sinavuga kubya amazina ye. Tuza iyo ugiye guhamagara polisi ugomba kuba ufite amakuru ya nyayo. Nuzo urababwira iki? Kandi ukomeza no gutabaza cyane nawe uraza kubizamo. Uri umukunzi. Kuye ntago nshaka. Uri umuntu ufite amarangamutima yo mu biganza byawe. Sibyo? Tumucekeshe se. Ganira nawe ibindi byose muze gufata umwanzuro. Ikibuga ndakigusigiye. Sibyo? Ibe mama. Amazi. Cyane ukuntu gusaza wowe. Urabona nk'ejo bundi muri iyi minsi wari uzi ukuntu ibintu bimeze ngewe twarakatiranye rwose ndamukatira ndamuga ati ubupfuye twabariwe ntabyo ntiyabyumva. Urumva umuntu wanga icyo kintu ntagitekerezaho ngo azanace bugufi urumva ko ibintu bikigoranye ahubwo njye ni kumva urumva twamutwara gake ukigira nk'uwo wamubabariye akabimenya n'ukuntu iyo mitungo umenya ngiriye uryoshye gake wenda wabona azagera akakwereka niyo mitungo none urumva uzi ko isaha ejo wenda tuvuge uramurakariye urakomeje urarakaye iyo ushatse divorce wenda umuntu imitungo utazi ni ukuvuga ngo umuntu wakoze biriya bintu kumurakarira n'undi ntacyo biri butange uramuzi uriya musaza uwo muhamutwara gake kumbwira ati narakubabariye ariko nawe wakoze amakosa no basi wanyeretse ibyo bintu ukuntu niko mbizi uko bihari baranabizi ubundi uko wabimenye ariko ntacyo yakubwira uramusomeje kurakara ibyo nicyo ndi kubona umutware gake nanjye ndabigufashamo niyo nanjye nakwitwara gake
tubanze tumenye iyo mitungo iri he urumva kuko ejo n'ejo bundi bamenya icyazaba ntitwamenya aho tubariza ni kandi bikomeje gutya ejo n'ejo bundi wajya kumva iyo divorce uri kuvuga ushobora no kumwakana bakayikwaka ko n'ubundi ntacyo watwara kandi uramubona ukuntu yigize ntavuga uramubaza ibintu akigira nk'aho atakumvishe urumva urabona wa muntu ufite gahunda yo guca bugufi noneho yitakana ibintu byose nanjye nambwiye ngo konti yanjye ngo ntakiriho urumva umuntu ufite gahunda yo guca ntabwo simbizi ko ateze no kumbwiza ukuri Nathan okay ibyo ngenda byumvise noneho utwari gake ubyumva ati ngwino tujye kuheza turya ibintu byongere bibe normale ariko ntuhita wihutira guhita yumva numara kubona amaze kuvuga yatangiye kumera neza atangiye kujya mu murongo baravuga ati wowe ngabo wanjye buriya ntakubabaye ariko urabizi ko nta bibazo wansabye ariko turi umugore n'umugabo utware gake nkeneye kureba ibyo bintu ubundi nkakubabarira bikanarangira numara kubibona uzakora ibyo ushaka ko umaze gukura ni ukuri ibyo uvuze nibyo reka ndaje mbitekerezaho nzakuha igisubizo mereka kubikuza numara kubimenya yewe uko uzakora ibyo ushaka nibyo kuko hari n'ibindi tutazi buriya tuzabimenya aha noneho imvura iragwa da gute se kubuje hano nyuma y'igihe kinini utaza mpabuze ari umunsi naza hano wese uza hano maje kuza hano inshuro zingahera akusha bubu urabeshya uzi igihe wowe uheruka hano ugikundana na nana ariko ndazanya ni ukuri ndaza nkasuzana na n'ubushize naje murara meri wanyu nibaze ko na meri nawe musanze siko gutindana tabimbwiwe cyangwa ashaka kugira intambara ashaka kugira ibanga ngo azadutungure dore ko nawe najya mpfa ko mwizera sinzi ariko twarahuye hano ku muhanda ko nsigaye mbana hafi wanyu nari mutse nsigaye mbana hafi gato narazamutse rero ndamubona nyine aransuza arambwira ngo ashaka kuzajya nsura nambana happy ngiye wurika ngiye musura kuko nanze ko ashobora kuza mu rugo nyine bikaba ibindi cyangwa mwabese ni wanjye natangiye ntabwo nakuye sinyambizi reka yavuga ngo bakundanye ngaho iminsi y'urukundo yaciye ntiyaca urwango wasanga mwarageze gutya mugasubira mu rukundo ntabwo twabisubiyemo nuko ngiye nyine navuze ko nzaza kumusura ahangaha mu rugo nkamusura nkamenya n'uko ameze nkitahira ese ubundi bofre ngenda cyangwa gufata nka bofre wanjye mva mubwira ubundi kumuzi kandi akaba kigukunda kigukeneye yarabikubwiye se yarabikubwiye aho ugira kumbeshya nukuri wambabariye nawe ukirengagiza ibintu byose yakubari mukabisubiramo koko reka ubu yabonye agaciro kawe byararangiye ariko uribuka inshuro namwingenze nana ntako nagize naratakambye naje hano ndarira ansora nk'imbwa anyita icyo nazi nyine ntako nagize ndabizi pe none ntakora iki kintu nyine basi muhe last chance sabyo rero ifite ibindi gutereta kuki kuki bobo ufite undi musheri ntabwo ari abasheri ariko ndi kumutereta nyine ngo ko byacamo kandi ntabwo ari abasheri gute wamusabye urukundo ntabwo ari abikwemerera ntabwo nyine ndamusaba urukundo nyine ndacyari kubigenza gake kugira ngo bizagende neza uwo nguwo wani niba utaranamusaba urukundo niba nta n'ijambo uramubwira biroroshye kuba wamukuramo kwishyirira mu nsizi ikibazo ari uwo nguwo uramuzi muraziranye ako none wakasakaga ndamuzi yego nawe se niwo muri uru rugo oya urumva nagiye kwa grand frere ansangayo nkamuha umwana mwiza atonda ndamwaprocinga nyine gutyo turavugana n'ejo bundi ndi kuzamuka duhurira hano asohotse hano iwanyu yaje mbwira ufite ikihe kibazo ivi yarambwiye ngo ntabwo umeze neza gusa nk'uwahungabanye ngo wagize itoroma ndetse wabaye iki ariko se
undi we na Yves kubera iki mba numva nsanga umwe yazi ikintu cyanjye undi akimuhereza undi we na Yves mupanga iki bizanyemo ifu nese kuba yambwiye yuko ufite ikibazo yarambwiye ngo njye nyine wo nagira ikibazo nkajya kubibwira Yves cyanaza kubikubwira muri make uduhinduye injaro oya suko bagira injajwa ariko sinzi impamvu yaguye mu ikibazo kandi ntabikubwiye yiga nanjye ndabibona kutameze neza jumeze bo meze neza sindakubwira okay wenda uretse ko nyari utuntu turaho ngado mbwira utuntu turaho ku buryo Yves umubaza amazina y'ababyeyi ukamubaza amazina yo ukamubaza amazina y'ibisekuru byose naho hose mwana hageze se kandi yarambwiye byose wimpisha winkinga buri kimwe cyose twakiganiraho kigashira urabizi ko nimba ari n'umuntu wabeshye ukamwambura amafaranga ye twayamushakira tukayamuha si akantu koroshye kumva iki ngo umuntu nabeshye sorry nyine nari mbivuze nabi muri make urandebye ubona ndi umuntu wo kubeshya umuntu no buretse gatoya ndi umuntu wo kubeshya abantu ngo amafaranga sorry dear sorry nyine ntabwo ari cyo nashaka kuvuga okay niba hari umuntu wenda mwagiranye diri runaka y'amafaranga ese kuki wumva ko ari amafaranga gusa wumva ko abagabo dupfa amafaranga gusa nta bindi twapfa icyo nshaka kukubwira cyo nuko nta kibazo mfite nuko nyine hari utuntu dukeya turi gutuma mera gutya ariko nta kibazo mfite pe uzambisha kugeza ndakwishikise jo niko kuri kwanje kundi kuguhereza ngaho mbwiso kumbwire ngo Yves ninjajwa Yves umusore ungana kuriya ninjajwa ibintu yavuze sibyo basi nyumvisha icyo kintu jako use kuki ushaka ko mvuye ko Yves ninjajwa ahubwo nuko muvuga byinshi we nawe hano yego muhani mirage telefone wapi mbanure afite sheri Claude afite sheri ateretana na Nsabi akari Claude y'abantu ni dizose winsetse hano ugeze mu cyaro uramwana n'umuturage Nuse nyamba ko ari umuturage uzi ko shawe nyine nisubisire uramukunze nuko namukunze ubu nyine na byararangiye wa burundu nabona kubeshya nakoze ko nshoboye biranga pe ntacyo wenda ahubwo mbwira bazongera kabahuza nyine iyo minsi yorere nahimana ahubwo bambwira kandi urumva nyine zose numuye nimero yanjye ngazamamagara ntabwo yigeze amamagara ndashaka kumenya nimero ye ngewe none ngiye mwiyamagara ngiye ngufashe gutereta nkwe pasi tangiye kandi nuse ntabwo ko mapasi wema nimero ngiye nzirwa ko turaziranye no nese uzajya ujya mu cyaro kumureba we nzi bitwaye iki ikiza cyakoze mfe kukujyana yo kuko ndahazi sumva ahubwo wowe niwe wanjye noneho ngo tubipange neza tugiye uryare urashyuha nuranamutereta naranakwemerera ngo ugiye uryare nyine nzamutereterayo wenda nanageze nanjye wawe ahubwo wowe fatirana kiri Kigali byibuze azajya kuva ni Kigali waravuze ijambo manimero ze rero ibindi nzirwariza urumva ntabwo njya nanga nimero z'umuntu nabajije nyirabyo ndi inshuti yawe ariko atandakarira n'inshuti yanjye ahubwo ndaza kumubaza ndaza kuzikwa kuri WhatsApp nsigaye kuri WhatsApp wagenda kutaranyandikira uzi gukoresha WhatsApp kutaranyandikira ufite nimero yanjye ahubwo njye no kuzafungura na Instagram urahinda Instagram uzakoresha iki abaje guhinda yani ifoto zashyira amafoto sinyambona ibyo nsozo na girlfriend akunda ibyo bintu urabizi njye kwiyabonesha sinzi biki uraje ntabwo nzafungura zamubwiye umukobwa wawe asigaye yibonekeza kuri Instagram yidarapa wenda nzashyira amafoto yanjye nawe na sheri wanjye sawa nzaba mbarerwa ako nyine ndaza kumubaza ariko ntabwo yabyanga ahubwo si byava umusanya nawe hari ikibazo mukuru wari yaranyanze ahubwo nawe uzabingiramo nyine ibyo nambwira ati buriya papa n'umwana mwiza nta kibazo cye ibindi nzirwaniza nawe by'abantu by'abanyamujyi nibwo bushashwa nyine oya ntabwo muze ko ari injajwa umuhinduye nyiranjajwa yambaraje nta jamirajwe mvuze ni njyewe ahubwo ikibazo ni uburyo ese undi kuki ndaza kwimwibariza nako mbwira ni mu kazi bitari kugenda neza ikibazo cyose mfite numva iyo ntakigusanganye nkisanga na Yves wagira ngo mufite inama mukora muri kuyinkorera
muri make turi ibibazo. Shami bose sindabivuze ariko ntukumva ibyo umuntu atavuze. Ese mbwira buri kimwe cyose waba ufite n'ikibazo. Ngiye niteguye. June nakubwiye ngo nta kibazo mfite. Okay? Ikintu nzi gikunda kuba ikibazo wenda hari igihe umukobwa ashobora kukubeshyira ibintu kwa bwa bukobwa bwishinze hari agakobwa kakwishinjije basi. Ntago nukuri ntago. Umva se akabwa hari. Gusa nyine trust me nta kibazo mfite. Kuki urukundo ruvuna kano kugira. Uri kubinsoma ko mfite ikibazo? No. Nuko Yves uzi ukuntu Yves yabimbwiye, uzi ukuntu yampuruje, uzi ko naje ngira ngo ubuzima bwawe buri mu kaga umeze nabi. Nta kibazo zo kugenda ubaze Yves, icyo kibazo mfite akikubwiye. Muri kimwe cyose twagikemura. Ndakwinginze mbwira. Kandi ikibazo cyose waba ufite nukimbwira. Niteguye kukubabarira. Ndagukunda cyane. Sigo witeguye kumvura nk'agiye na arikosa nagukoreye cyane. Nyine nimba hari ikosa nyine. Bakereka nkubwire. Yego mbwira. Bwiza ukuri. Wamfasha ukareka nkazakubwira iki kibazo mfite namaze kukibonera umuti. Ndabandi kwitwara gute koko? Gute kwa gute? Na nyine nyumva umfashe. Okay? Nzabwira ikibazo mfite ariko byose byarangiye. Ani hari ikintu nshaka kubwira. Tell me. Kana kameta ni keza. Sorry. Ntabwo sorry. Nagambye. Shaka meta. Aya tubireke. Ko ntazibuze. I can get it. Ntabwo ushaka imwe. Akabuye ariko ndabona ari gatoya. Iki ni ibibazo ajya kunshiraho urutoki. Bebe hari ikintu nshaka tuvuga nawe rero. Ni kihe? Narayenganiriye na Claudia. Tuganira kuri byinshi ariko hari icyo twaganiriyeho kikuberekeyeho. Gusa nasanze namwe mwana icyo kigira ngo mwarakigeranye. Nicyerekeranye no kwimuka kwawe ukava hano. Okay. Sundi cyagenze bite kugira ngo mwebwe babiri mwicare mu biganireho munafate n'umwanzuro mbere ko nje nawe tubiganiraho. Actually ntabwo ngiye igitekerezo. Ni Claudia ariko ibintu yavuze bifite fact kuko ntekereza ko ngiye mfunze ntari muri gereza. Kandi ngiye ntekereza ko ubuno buzima ndi ko ushaka kuzagira impact nene ku mwana wanjye. Se mwana avukanye autizme kubera nyine kubaho yigunze nkuko nanjye mpora nigunze wiseka ntabwo nishimye. Nubwo wenda tuhanongiye kuba seriye sibyo? Twaratekereza tuvuga ati Chris nanjye mini queen araza hano tukaguma mu cyumba wirakaza umunsi umwe nawo twakubitaniye hano. Bizacura iki? Shanyine tu twanabivuzeho gutyo ntabwo tweye ibintu twe tujye gufatira umwanzuro. Okay. Bon déjà icyambere cyo humura. Examen. Coca. Okay. Gake ariko. No. Gake cyane. No. Go ahead. Bas. Nuko yiyibutse uko imeze. Don't do that. Kararyoshye. Rero gahunda ukuntu imeze. Gahunda ukuntu imeze. Sorry ndikuze ku modoka. Usanga ari Claudia anyway. Gahunda ukuntu imeze icyambere cyo. Umwana nta kibazo na kimwe afite, twakoze examen ya karyotype, umwana ameze neza, ntuzagira indwara utenye. Sibyo? Ariko kuri icyo kintu cya Wiri na mushiki we. Utekereza kuba wakwerekeza SMS? Nta gitekerezo mfite gusa ikintu numvaga gishoboka. Claude yambwiye kujya kwikodeshereza nyine kujya ko wenda twanashaka inzu tukagenda nkayibamo. Chris ngiye numvaga ntandi mfite kujya ndumva najya mu rugo.
siko wampamagaye ngo tuganire nkaba mbona nta kintu uri kumbwira bite njye ndi gutekereza ubu byancana ibintu byo kwimuka ntabwo bimaze kukurambira bizandambira nintangira kwimukisha amafaranga yanjye nese naha koko yahaguze noneho icyo nzi cyo nuko hari twari turi bahagurishije gusa urumva dushobora kuza kugira kandi se abahora muri guragurisha erega akamusobanura akantu gato wenda hari ikintu utazi uracyari muto urabona iyo umuntu aguze inzu akabona umuntu umwongera miliyoni 5 uri kunyumva yanze arayigurisha agashyiraho amafaranga make yakongera akagura ahandi heza nose ari aho twabaga nangora na heza ari hehe ariko uzi kugura inzu ukaguramo n'ibintu byose birimo kamubwire nge rero okay hariya hari heza na hano ni heza cyane ariko ikintu bitandukanye ni kimwe hariya nari negeranye n'akazi hano ndi kure y'akazi uzajya utega ubundi watuburanye iki ahubwo nyina profisi ngo unegerewe kazi wowe nyine urumva se wowe uri ngaho uzajya umita icyawe wajya gutegesha nawe ngi uzajya uyitegesha nzajya ngutwara nabi rega ndi hafi kugura akamoto nzajya mbapirikisha ngaho usko nayo nze ngo ni n'imodoka moto kweli imodoka ntago nayigura na Grand Prix cyaza reka nkubwire sinakicara mu kintu twaye yaba ari imodoka yaba ari moto ntago nakicaramo kubera iki wanyica nyire moto pe nakwicira umushiki wanjye se ariko jya umenya ko ari we muntu nkunda kurusha abantu bose wowe urankunda byahatari ari nge nakazuba ninde ukunda ntutangiye kugirana ibintu ari nge nakazuba ninde ukunda nyine ntutangiye kugirana ibintu bitagereranye ni biki bitagereranye wowe uramaraso yanjye kazuba nagara amaraso yanjye ubwo of course so I'm the best you the best niyo mpamvu wowe rega kazuba dushobora no gutandukana ariko nabo oya ariko muzanatandukana nta n'impamvu rega hari abandi bakobwa beza herigise we ni mubi azi kuki iyo tuvuze kuri kazuba duhinduka ase ubundi uramfuhira ukunda musaza wawe se ntabwo mufuhira ahubwo mbona bari kukoroha banduha hehe mbona uwo mukobwa yaragupfutse amaso reka nkubwire kazuba ntabwo yansaba amafaranga nta kintu kimwe ujya nsaba ariko unyumva ikintu ansaba ni kimwe asaba urukundo gusa ibindi se uragira urukundo agira urukundo nyine azi kuba mwishyizemo cyane mba tunabireke ntabwo nshaka kumvuga atanyicira umunsi si wowe honyine ufite aho kujya mu rugo ahantu bakunda wiri bakamushyigikira kuri iriya level aho nzi neza kuramutse uhakandagiye ahita haza cyangwa bakagutegeka gusubira kuba kwa wiri ahantu wagera ako kanya mu minota itarenze na 15 wiri akaba arahakandagiye akongera akakubona twangeze n'abitekereza forget mu rugo byo ntibiri nase ndagiye Chris okay nafashe liberty yo kuvugana na Claudia umve ko ntari no kuruhanya pe nanjye ndabibona ko mbangamye oya ntabwo bangamye urabangamiwe that's the opposite akugiye uvuze ko nyubwa pe nagamushe ndabangamye kubera ko ninjye no urabangamiwe ntabwo njye koze ibintu byose ariko no ni njyewe nijye fata umwanzuro rega ibi byose byatangiye nabifasheho umwanzuro ngamutware nkuteza amatwi nguteza amatwi nta kuntu ndi umutware shaho atwara umutima wanjye dore icyo tugiye gukora ni kimwe kimwe navuganye na Claudia musaba kunshakira appartement nziza itarimo ikintu tukagura ibintu bishya intebe nshya buriri bushya amashuka mashya ibitanda bishya everything new urugo rwawe mu gihe ibintu byose bikiri kujya ku murongo Crystal arenga nkubaza urateganya ko nzajya kuba muri yonse ngiye nyine never Chris uzajya uzuharare cyangwa uzuhabe noneho nibirangiza wenda niba kwa kundi wenda buri abavangaje gusokeye kwinuga itusuka basanga hano akabese ke niho ariko de façon akaba ari ahantu mba kuko gerwa sika nkuguze ko nitekereza nabi ndi giye nyine ibyifuzo byawe ni amategeko kuri ngewe sheri I'll be there every step of the way. nawe rwose ninjye koze ibintu byose reka ndumwe narabishigishi iyo mindset ntago nyishaka gusa ko mfite igitekerezo iki ningenda utazahura na Queen cyane erega
nawe ni igihe gitoya. I miss your smile. Nigeze. Uziko abirabura mudashima kuko umwana iwabo baguhaye akazi barakuretse gukora. Bakamerese ubuntu. Babona musaza. Neze bampembera ubuntu ndakora nanjye. Ariko nimba nabo ni baguhaye akazi. win. Nanjye ariko ndabakora bamaye akazi nanjye ndagakora neza. None se musaza yawe gukundana n'umwana waho. Birambangamiye. Bikubangamiye gute? Uzikira company yawe ushobora uzikura mwana dushakanye ushobora no kumenya imigabane ugasanga uri gukorera ngewe. Nge ntabwo ndeba amafaranga sheri. Mbaye ndeba amafaranga naba ndi ku rwego rutari n'urwa hano hafi. Yego. Use nkwite ngukira. Uri kuri rwego se. Mbese barayaguka yasimbuka. Ibyo bintu tubireke. Ikirongo bwecyo kazuba ntago ari sawa. Habe na gato. Sinzi impamvu uriya mwana wamwishyize muri ko nyemba mbona ari sawa ku ruhande rwanjye. Ntibaze umukobwa mu bakobwa simutetanye nawe baza umukobwa makakunda. Ahubwo ndashaka kuzamutera hamujyana kwa mama. Twitekerezaho. Ujyana he? Ujyana nde? Njyana shiri wanjye kwa mama. Utazibeshya ukamugeza iwacu. Ndakwiyamye ntabwo nshaka uriya mukobwa n'amagambo yazagiye nagiye kwa ba Benta iwabo umva simbishaka ibyo bintu biba binabireze. Umuntu muramutaramana n'igihe mujyanye kwa mama. Nimugakine kuri mama. Ngewe wabona njyana yo Dave. Ako umenya ko nkuruta. Kubundi utabisobanuye iki? Ndushaka kubundi imyaka ingahe? None niyo nabo nkurusha umwaka umwe singo ngo utangire kuzajya uzamuka gutya. Ndakuzamutse. Ndabona ngiye uri kuzamuka. Ngeze nzamuka. Ngizeho kabisa ngeze mu bwonko. Mahama. Ako ninde ukwangiza ubundi. Sika nkuru mugi. Nyibwirira magase yagiye mu kazi cyawe. Uzi ko ushobora kumbwira gutyo ugatuma uru rugo Deva atazongera kurwinjiramo. Azu. Inzu se ni yawe cyangwa wewe ugiye ko nawe ucumbitse? Ibintu byanditse. Nanjye umubwiye ndetse. Ugomba kwiga kunyubaha. Izuba reka manze soro mutuboga hano twaguteka. Ayiwe. Naramutse neza. Uzisoromye karera. Narigize ngo nziteke ahubwo njye gushyira mu dushyimbo nicare n'igihe. Umeze utese? Ndabona ndaho by'iki gihe wa mubyeyi we. Yego. Se wazacishijemo agasuka? Nzabikora. Kubona akavura kaguye noneho. Nzabikora kabisa. Hano hari imboga narindi kuvuga mbanze nzikureho nze kuziteka. Iko usoroma nabi jya ufata icyuma. Ubu se ibyuma n'ibyiki? Oya niko uzisoroma nizo zikongera zigaturika. Hakoreka kuki uvuga ibintu nkaho ari ibyo mu basirimu wirengagije ko dutuye mu cyaro. Rega from kwa dutuye mu cyaro no gusirimuka ni ikindi. Nge rero ntabwo ndi umusirimu. Wowe umusirimu ujye ukoresha icyuma. Se from amahirwe ndakubonye. Uramba nagize n'isoni zo kugera iwawe. Ariko mbonye uri mu murima ndatogatoga. Nkugezeho. Mbabarira umbwire. Koko mutinya Imana mwokabyaramo. Wakashera bibye. Ahubwo se reka nkubaze nyirana. Ubundi ari amakariso yanjye kasha yatwaye. Ubundi ni we wari uyamutumye. Ese mfite ikibuno kingana nk'icyo ku buryo ikariso nambara wabasha kuyambara. Afashe kotegise njya nkoresha arabifasha kubise mu gikapu aba ari byo atwara. Nta n'ikindi kintu kizima yatwaye uretse amakariso yanjye na rizosi hamwe na kotegise dukoresha. Ni we wari ubimutumye. None kataje ngaterura ipantaro. None se yaragiye kuyadodeshamwo basi ibaze gufata ikariso ya forumini ukajya kwidodeshamo mu kikopuri bwambari uri umusore.
ariko nyine nasigaye ntekereza ko ari wowe wamutumye ari nkawe we wabifata uti Prome ubonye nta koma ubwo kurumva natinyuka nkabwira Kasha ngo jya kwiba kwa Fromino ese kuko oya mbabarira umbwire amaso yawe abiri waramwiboneye cyangwa ni amagambo Frome waba waramwiboneye ngewe amaso yanjye ntago nigeze mubona ariko umuhungu wanjye Yanike niwe wamufashe birukankanaho tugeze no dusaga karyango bagakinguye kuki Yanike we niwe wabifatiye utagira ngo hari n'undi muntu wundi wera wa kabiri ahubwo ikibazo nibaza mwagize ngo ya mafaranga badusubije umugabo wawe Mwarabu mwagize ngo amafaranga ari mu nzu ko Mwarabu yadusubije utuma umuhungu wawe kugira ngo azayibe Prome babara ukagira Imana babarira kumbwira icyo pe ntabwo nafata umwana ngo mwohereze ngo najye kwiba Prome none ucyo numvise mu matwi yanjye wari harimo amakariso wari harimo kotegisi none se Prome shimye kutamubonye wenda ako se Yanike yabeshya Yanike ari yubashye none se Yanike yamubeshyera ko ari yubashye ahubwo buriya yateruye icyo gikapu azi ko kirimo amafaranga ntambigire ngo ntitwamenye ubwenge amafaranga twayagejeje kuri banki kera yari kuzambara ariko buriya yibaze rero umuhungu wawe cyangwa wowe wambaye ikariso ya Forome icyo kintu mbabara komeza kukivuga Forome nibura Yanike yaguhaye amakuru ko yari wenyine yego ko mana yanjye yari wenyine bari babiri sishiri kumubaza brother we bifashe gute cyagiye maze kugenda urashaka bifate gute ngambwiza ukuri nyine uraje uturutse uraje usanga petit frère muri kumwe ari mu cyumba cyawe nawe urabeshya kwambwiraga ngo icyumba cyanjye yakibonye reka nkubwire akantu gatoya yavuga ati ubundi umusore utabeshya inkumi agaba ari umusore ntago ariko bavuga oya banza ngabavuga okay ngambwira ukuntu bavuga ntago mbizi ariko ntago ari uko babivuga okay reka nkubwire sibyo ikibi nuko nakubeshya ibintu bitaryoheye amatwi yawe ariko mu gihe cyose ngubeshya ibintu bye ubwo wane nagize muzi nkaho bugeze grandfather aranankubita reka nkubwire ibi bintu byose dukora ntago ari twe bambere babikoze ari mukuru wanjye yabiciyemo kandi n'ikindi icyumba cya grandfather wanjye subundi atari njye ukigiyemo n'indi wakijyamo undi ngambwira niwe nyine nganyire icyumba rega nanjye mfite icyumba cyane mfite icyumba cyiza ariko sometimes mashaka kugira ngo ngenda shira wanjye twe dufite ikintu bita memory ndabeshya n'undi kuntu seka mba numva nakora turigo kreya rero shano uruca abana kese uzwo nasigaye ukunda kubera amadega tugira ambye ati ngo umva ngumeze nka mama wacu uruvugishwe mama wanjye agiye amadega buriya ubwo ariko ni story bari kubatera mama wanjye oya mama agiye mu papa maka niwe bibimbwira ko papa maka abamuzi cyane bana buriya ntago twabashije kubana cyane kubera ko mama ari mu cyaro twari twize mu mujyi cyane kandi nakuranye na maka cyaro maka ni nka papa niyo mpamvu akunda kwigira ibintu nka biriya ariko ntago muhabuka ibintu kwe ko something mata kugira ngo just atahabye oya no se nahabye nakora ibintu nka biriya byose ko last time ndabona ugiye no kwinyarira neza mvuga ati aho ubukera noneho oya nagerageza kuba hamba kugira ngo uze kubona ko nyine abarimo aka discipline gato none ni fresh okay sha ahubwo arakendana nakuguriye ntabwo nakaguriye ndashaka kugira ngo uze kukambara ka Spiderman urabyumva ute ka Spiderman okay ese gutambajije nta kibazo gutambajije mu rwashya ko nta kintu mva nari mu bikubaze nabyo nuko natangiye numva mfite amatsiko yo kumenya ukuntu cyagiye byose bigenda nizo Spiderman zaje ndumva zinsekeje ahubwo se hano byagenze gutande ko mwavuye aratwaragurishije ahangane nyine maka yaguze yashyashya ariko nyine gahunda yiwe no kugura amazu tukaba tubayemo yabona umuntu amafaranga menshi agahita yigurisha kongera akagura ahandi nk'ibyo bishobora kujya kuri ukuntu arasa yigurisha gusa ariko nawe navuze ati ngomba gukora cyane akazayingurisha kubita agafoto ahangari mu rugo ari wanjye nawe ntago yari wenyine ntago yari umuhungu wawe wenyine bari babiri yari kumwe nande n'undi muhungu ngo cyane nagahungu nyabona babarira Forome nambwira uwo ari we nkwereka uko intamba zambarwa
maze sukori kuko kasha ntabwo yakwibwiriza kuza kukwiba ubu kuri inshuro senye bihakane byumvikane n'uwamukiza muzi kuvugira abana banyu gusa ubwo se usanze ahubwo kasha ari we wateguye uwo mupango kugira ngo uwo muhungu aze ngo namuvuma nafata ibere ry'ibumoso nkamuvuma muvumerere dore ntarirarenga muvume ntabwo ufite se ntabwo ndabona ibimenyetso ntabwo ibimenyetso byuzuye ndabibona umbwira iyo ngegera yindi yimbwire ndakwereka kuko kasha ni igisimba ni igikoko utabona nikarakasa na kuba rero ari igisimba ari igikoko niwe wacuze uwo mugamba ahubwo uwo mwana ni inzira karengane oya ntabwo acuye imigambi yo kwiba usanga ahangana na se akenshi bapfa inzoga bapfa yuko batumvikana ariko ubundi ikintu wabyaye urakizi nawe ntabwo ari ikintu n'umwe none se ni igiki Geregwa arihe base ngo musabe imbabazi yagiye ku muhanda ari mu myiteguro nawe agiye kugenda i Kigali agiye kujya i Kigali Geregwa agiye i Kigali cyane agiye i Kigali rega nanjye ni mu minsi mike yanzajyayo i Kigali ntajyayo uribwira ngo ndi umugore mu cyaro gusa yego ubwo mwese mugiye kujya i Kigali nese umwana wanjye ntago abi i Kigali ku buryo ntafata inzira nanjye ngo musange njye kureba ahantu umwana wanjye atuye nanjye ninjiremo nicare wiri guseka ngo ntago ndi umugore w'umusirimu ariko ndakubwiye nyuma y'ubukwe bwanjye uzareba ubusirimu bwanjye ahantu bushingiye ariko nanjye wanjye ari i Kigali rero none se wowe kutajyayo ariko nanjye nzajya yakwica kiriya ni igisimba ufite naba nanjye naramwonkeje wese waramwonkeje ubizi gute se ko ntamwonkeje sawa nyine waronkeje ubwo se uzamenya iki Kigali ugenda wewe wamwonkeje se reka maze kubaza ikibazo garukira aho ngaho wisubira wewe wamwonkeje kikumariye iki ntago kiri kwirirwa kiza kwiba amakariso yanjye uwo ntongeje uvuga ngo ntago nigeze mwonsa ko njye watiba amakariso yawe none se nigeze nkubwira ngo ariba ahubwo nagira ngo nkubwire ngo uzagende nuko ukanazemo ngo ntago nigeze nonsa ya niki ukanazemo rega numvishije nyirugutwi gutoya nanonkeje neza kukurusha wowe wonkeje uri muhereza mu kanwa ugiye kujya i Kigali Florine ntagenda noneho abagore binahuraje dukana reka umugabo wanjye bijoje abanza agereyo kuko agiye kugenda musengere kuko imodoka zizamutsinda muri kaburimbo ako karimi kawe ni kabi nkazira kubi umugabo wanjye agize icyaba noneho wambona utavuga ngo nuko ngo njye nawe twasabanye imbabazi tumeranye neza wambona ugirirwa amahirwe agenda agaruka amahoro ntabwo namenya guhangana n'abanyakigali naho ubundi mu mbabarira umwana sinamutumye nibe byaranabaye ngiye gupereza ndebe aho byapfiriye soni ngo ntabwo nigeze no kirirwe ku mugozi ntabwo nigeze nonsa wewe wonkeje nawe uragaragara wewe wonkeje uragaragara gatsindwe nta soni urabona n'umugore usuzuguye we ngo ntabwo nigeze nonsa aburetse n'izi mboga ntabwo nzitetse tujya mu icyumba cyose tukijyamo nta muntu tubaza ngo mwaraye umubashiri wanjye mbabariza ntabwo ndi mudo guseka gusa bizagenda neza ngiye nkwizereramo ese kankubaza umukozi yego papa wawe ni umugome cyane ku buryo abakozi banyu ngo bamutinya kuma numva Benita afite avuga ati papa wawe ni ngo numucuye cyane nibyo koko papa wanjye ntabwo ari umugome ahubwo mu kazi akunda ko ibintu byose nyine biba biri ku murongo ukoze akazi kawe neza ibintu byose bishyize ku murongo ku kazi wagereye ku gihe niwe muntu wa mbere mwiza nigeze mbona ku isi ariko nanone uri kwica akazi muri iyo minsi ku kazi uri kuhagera amasaha yarenze ugatanga excuse za buri munsi urumva ngo ntabwo mumerana neza kuko usanga mu kazi aba ari ibibazo kubera ko mu buzima papa wanjye yanga igihombo so rero abanyabakozi batari ku murongo nyine aba ari ibibazo pe nanjye ubwanjye noneho cyane ko ndi n'umwana we njye yanankubita akamaze ufite ikibazo mu mutwe mise Benita hari ikintu mujya muvugana ku kazi sometimes gusa Benita yarahindutse ujya umubwira nabi se ntabwo njya mubwira nabi kuki namubwira nabi ko last time nanaje hano akanyiruka uwo murana gatongera kukwirukana sibyo gusa Benita nari biryibura hari akabazo kabayemo katumye wenda atakinyumvamo cyane ariko buriya ndashaka kwicara nkabahuza ariko ntabwo nshaka kuzagira umujinya niyo yakubwira nawe ukihangana kugira ngo mwongere mu mishuti urabona gute shangiye n'ubundi ndihangana kuko mbaye ntihangana nawe yarakumburije nawe narabiretse naravuze ati noneho ibintu ngiye kubivamo mbyihorere nyine ubwo nawe nkureke
Zundi hari umuntu wakumbuza. Ko yarakumbujije. Mushiki we yarakumbujije. Ubu se umva Ambwira ati ndakwiyama. Mbaye nakureka mba narakuretse. Ngusaba akantu kamwe. Wamaye se. Funga amaso ngweka akantu. Funga amaso. Just close your eyes. Ntufungura amaso, sibyo?